mu rukerera rw'ejo kuwa kane nako rw'ejo bundi kuwa kane wasibwo n'urw'ejo bundi bwari bukinyire buri kuwa kane byabaye kuwa gatanu bone kuwa gatanu mu gitondo koko yarakaze cyane Samini bijye bicanga abantu gutandukanya amasaha ya mbere ya saa sita z'ijoro na nyuma ya saa sita z'ijoro ubwo rero bya nyine byari byageze kuwa gatanu mu rukerera byari saa 9:20 nibwo indege ya Egyptian Air yari iteganyijwe gutwara abakinnyi b'ikipe ya APR. Indege yaje gukirirwaho gakeya cyane sinzi aho yari yatinze kuko twahagurutse ku isaha y'isa 10 zuzuye neza cyane bwari bwakeye abantu aho ngaho rwose baba batangiye kugenda i Kigali. Ubwo rero saa 10 nibwo twahagurutse tunyura Entebbe dukora stop over Entebbe muri Uganda, nibwo hajyagamo abandi bagenzi, ntabwo ari escale twakoze ni kwa kundi nyine indege ihagarara nta uvuyemo abandi bakaza bakinjiramo mugakomeza niyo bita stop over. Ubwo rero twavuye Entebbe byari nka saa 10, ubwo Entebbe ho byari byageze saa 10 uko Uganda baturi imbere isaha, nako byari byageze saa 11. Twagutse rero nka saa 11 n'igice za Uganda arizo saa 10 n'igice z'i Kigali. Ubwo tuva Entebbe twerekeza rero i Cairo mu Misiri, n'urugendo rwadutwaye amasaha 7 uvuye Entebbe werekeza i Cairo. Ubwo twageze i Cairo ku isaha y'isa 6 za Cairo za Cairo. Ubwo nibwo ahubwo nibwo mwari musoje urubuga rw'imikino musoje rwose saa sita. Ubwo harimo sports update ko uduha video watubwira ko aribwo bageze byari saa 6 n'igice. None se ubu ni muri saa 4 zibura umwe niko bimeze ariko mwe mukaba muri saa 5 zibura umwe. Oya Cairo twebwe turi saa 5 zibura umwe. Cairo twayisize nibyo rwose cyane Misiri baradutahiye je niba nareba ku isaha yanjye kabisa. Ubwo rero twageze hano ntabwo tuba ku isaha imwe Sami, twageze hano saa 6 za hano. Mwebwe mwari musoje urubuga rw'imikino. Yego nibyo mwari murusoje rwose. Saa 6 nibwo twageze ku kibuga cy'indege cya Cairo International Airport. Yego ikipe ya APR yakirwa na Colonel Frank Bakunzi, akora muri ambassade y'u Rwanda hano i Cairo mu gihugu cya Misiri. Ariko nyine ntabwo ari we boss, ngira ngo akisire warabizi yuko boss ari Dani Munyuza. Yego niwe ambassadeur y'u Rwanda muri gihugu cya Misiri. Ubwo rero nyine Frank Bakunzi, Colonel Frank Bakunzi niwe bakorana nyine bya hafi aho ngaho nka military attaché nyine kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ubwo niwe twasanze ku kibuga cy'indege, ndetse n'undi mugabo muremure w'umunyamisiri ubanza nawe ntabwo nabashe kumenya aho akora, ariko banza akora muri ambassade kuko nabonaga ari we urimo kudufasha ibintu byose, atwaka amapasiporo kugira ngo atujyanire muri migration, none badutereye vuba dusohoke tutagiye ku murongo. Ibintu birihuta, tugera hanze dusanga rwose amakwasteri abiri ikipe ya Pyramid yateguye, abiri manini cyane maremare. Ubwo rero nibwo twagiyemo turangije tugerekeza kuri hoteli iri hafi cyane y'ikibuga cy'indege kuko nta minota 20 twagenze pe. Biraturanye cyane, ngira ngo ni nko kuva i Kanombe werekeza no ku Gishushu, na ahantu hafi cyane. Ubwo rero tugera kuri hoteli ya APR irimo kubamo yitwa Jewel Sports Center and Aqua Resort. Ni hoteli ya gisirikare, ni nko kuvuga ahantu APR icumbitse, ni nko ko Axel wavangwa APR imira abanyakinama iri mu barracks. Agaho birahura cyane aho ngaho n'urucabana ibyo birahura rwose. Ari Pyramid ari APR rwose ngerageje gusobanurira abantu ahantu APR iri niho kuvuga ngo nyakinama kuko aho birahura cyangwa igako cyangwa he hose. Hari amashuri hari amashuri ya gisirikare, amashuri ya gipolisi, ku buryo hano nahasanze n'abana b'abasore rwose bari ku makosa nyina ashaka kugarukaho i Kigali ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Ibyo kandi atari ngombwa gusa nyine ashaka kubwira uburyo
ikipe ahantu iri nyine location irimo nuko nyine yisanze mu bintu byayo. Iyi hoteli ngo ni ya gipolisi ni ya gisirikare hano muri iki gihugu. Hari ama trainings rero y'abapolisi n'abasirikare bagenda bava mu bindi bihugu hirya no hino bahuriye ahangaha. Nahabonye abanyakenya, nahabonye abanyamara w'abanyamari bose baje mahugurwa atandukanye, makosa atandukanye bakorera ahangaha. Ubwo rero nyine niho nakubitanye n'abo basore b'i Kigali n'inkumi turaganira bati mwaje ryari, turababwira nanjye ndababaza ndetse mwaje ryari, barambwira mwaje gukora iki, bati turi ku makosa atandukanye ahangaha ntago wayamenya atari ko nka kaporare nyine twakushonesherezaho gakeya. Barambwira nyine turaganira gakeya mu bijyanye n'umutekano. ndavugane mukaze mwendo rero nta kundi. Barambwira bati se muzakina ryari, nanjye ndabwira bati kosi niwe yarangiye tubashyigikire ati kuko muzakina ntago ari kure y'ahangaha. Ubwo rero ni iyo hoteli ikipe ya APR icumbitsemo, ni hoteli bavuga yuko ngo ari inyenyeri 5 mu by'ukuri, hoteli nza cyane nabonye. Gusa navuga yuko iranahenze cyane kuko ngiye rwose Axel nta kintu ndimo kugura kuko gose amadolari yanjye yahita ashirira ahangaha. Ruhenze cyane amazi. Urumva no uvuga ibintu by'amahoteli n'ibintu byerekeranye n'ibyo byo gucumbika n'iki wagiye muri misiyo kumvamo ikintu cyitwa resort juberereka. Wenda aho ni ahantu haba Cristiano resort numva ijambo resort gusa cyane bibari urundi rwego na ahantu haba hahenze haza abantu babakire, haza amafamiye y'ibwami, amafamiye akomeye gusa y'abaherwe akwa resort. Aho ni ibindi icyo guhenda cyo kitacumvikana. Amazi ari ku madolari 3. Ubwo se ayo mazi nazanywa kugeza ku wa mbere kandi uri uvunjisha mu manyarwanda. Amazi buza yo kunywa aya ngayo kuri robine hafi 4 agacupa. Ubwo ni bitandatu. Urumva urwego nawe aya ndi kwinywera ya nizeye ko kwizera atangishizwe. navuze n'amazi bamwe batuba mu amazi urayakeneye hano ni mu bushyuhe ugomba kuyakenera. Ndavuga ni nzajyanwa ayo nasanze muri room kuko muri room iyo bakozemo isuku byanga bikunda gushyiramo amazi. Niko bimeze. Narimo gucungiraho ibindi amazi nabwo nzayanywera Nyarugenge. Rero karagaciyemo ariko APR imira ahantu heza rwose. Cyo ngicyo ntabwo twagitindaho kandi Halo niho APR irimo kuba. Ubwo umunsi ariyo ngiyeho Axel, gahunda y'uyu munsi ubu ngo tuvuye kuri breakfast nibwo nje ncomeka kwa Ntumu. Mu kanya rero ku isaha y'isa 6 abakinnyi baraba barya ku masaha y'umugoroba. Irakomeza ku isaha y'isa 2. Ubwo abantu mboneraho mbabwira na gahunda ya match iri saa 2 za Cairo Axel, saa 2 za Cairo bizaba ari saa 1 z'i Kigali. Nibwo match izaba itangiye saa 1 za Kigali, nibwo match izaba itangiye. Babandi bazerekana ngo bahaye amakuru kugira ngo bize kubafasha guplaninga gahunda zabo, ariko saa 1 nibwo match izaba itangiye, saa 2 za Cairo. Ubwo APR aza kwitoza ku isaha y'isa 1. Amakuru y'Ikinyarwanda kuri Rwanda arimo ninjoro APR itangiye imyitozo hano i Cairo. Ubwo rero baritoreza nyine handi kuri le 30 juillet ya stade ya le 30 juin no kwa gatandatu. Le 30 juin cyane mbashaka kuvuga icyongereza, mbashaka kuvuga igifaransa Axel ntukajye buriya ngo wiga rutuwanga nivuga n'abo bantu bakagiye bagira ikibazo mba nagerageje. Oya nibyo niko bimeze. Le 30 juin juin 30 kwa gatandatu umenyere kwivugira June na birimo neza cyane. June na July yabitangiye neza bifashijwemo na Action birimo neza. No cabana Action kore urumva yarambwiye ati wowe barambwiye batagenda wiga gakeya. Ikibazo ni ukwanga uzagenda ukimenya cyangwa kutitabira wiga rutuwanga rwose. Ubwo rero turaza kwitorezaho bita le 30 juin kuri bayita ngo ni le 30 juin stadium. Niho rero ikipe ya Pyramid ikinira, akaba ariho rero ikipe ikora imyitozo ku isaha y'isa 1. Ubwo abakinnyi baraza guhaguruka nka kuri hoteli ku isaha y'isa 12 za Kigali. Ubwo biraba ari saa 1 za hano i Cairo nibwo bahagura kuri hoteli. Numvishe ngo sikure ngo ni iminota 30 kuvanga kuri hoteli ujya ku kibuga. Iminota 30 rero y'iyi mihanda na Axelita y'amahighway urumva yuko nta ruca abana hakanya ngo hano ambutiyaje zijya zihaba rwose. Hanyuma abakinnyi bameze bate kuva barangiza umukino ubanza? Nta bagize wenda
ikibazo amavunane abakinnyi bose twavuga ko bafite fresheri physique bari physically fit bameze neza. Hanyuma ninde muri kumwe umuyobozi wagiye ahagarariye delegation ufite ubutumwa buvuye bukuru